Muraho neza, amazina ni Turatimana Idi, YouTube channel ni Rwanda Real Estate musanzwe mumenyereye. Uyu munsi se mbereka inzu y'igitangaza, inzu ya miliyoni 180 y'amafaranga y'u Rwanda. Itaje, ubu ni ntibijya bikunze kubaho. Inzu ifite ibyumba 4 ndetse na toilette 5, stoke ndetse na salon ebyiri. Reka ntabatindiye twinjirane mu inzu yacu tubatembereze tubereke uburyo inzu imeze. Inzu twababwiye ko ifite ibyumba 4 ndetse na toilette 5, salon ebyiri. Ukigera hano uhita ureba izi ndabyo zihari ndetse n'ubwiza bw'ibi birahure, urabona ko n'ubwiza butangaje rwose. Ndebera design bagiye bashyiraho, ukuvuga ngo reba aya mabuye bagiye bashyira n'amabuye meza cyane. Utu dutara tukwereka ubwiza bw'inzu. Ni inzu nziza cyane kuri miliyoni 180 y'amafaranga y'u Rwanda, inzu wayegukana. Tukiri aha ngaha uhita ubona uyu muryango mwiza cyane, ni uyu muryango wa Muvura nk'uko muri kwibona, ni umuryango mwiza cyane bagiye bashyiraho. Ni inzu y'agatangaza, ubundi kuri miliyoni 180 ntabwo wapfa kubona etaje. Iyi nzu yacu rero iri ahantu bita Kicukiro, Kanombe mu Busanza. Ni inzu nziza, reka twinjirane mu nzu tubereke uburyo inzu imeze. Rero hari icyumba kimwe ndetse hejuru hakaba n'ibyumba 3. Twabwiye ko ari ibyumba 4, toilette 5. Nuvuga ngo hasi hari kimwe ndetse na salon na salle à manger. Hanyuma ku gice cya kabiri cyo hejuru hakaba ibyumba 3 n'indi salon yo hejuru. Reka noneho mbinjize mu nzu tubereke uburyohe tugiye gukomezanya. Hanyuma se uri kubona iri tara ndi kukwereka, reba salon nziza, urabona ko ari salon yisanzuye, TV stand nziza cyane, urabona ko amaprize ari menshi, nta hantu na hamwe utacomeka. Urabona ngo aho waba wicaye hose wemerewe gucomeka nta kibazo. Ni inzu nziza, ndebera plafond gypsum, ni inzu nziza mwoka byaramwe. Iyi nzu yigucike ku giciro cya miliyoni 180 y'amafaranga y'u Rwanda. Reka dutemberane tuye tubereka ubwiza. Reba aya matara wo kabyarawe, ndebera aya matara meza bagiye bashyiramo, amatara akwereka ko inzu iri class. Ni inzu nziza cyane. Reka noneho dutemberane turebe uburyo ibintu byose bimeze. Turi kuva mu bwiza tujya mu bundi. Tukiva muri iyi salon tugiye kwereka noneho salle à manger yayo, ukuntu nayo ari igitangaza. Salle à manger ni rwose. Reka dutemberane na salle à manger yayo. Turi hano muri salle à manger, urabona ko ari salle à manger nziza ifite amatara meza. Nababwiye ko plafond ari gypsum. Ndebera utu tuntu bagiye bashyiraho, utuntu twiza tubasha kukwereka ko inzu ari nziza cyane. Reba iki kirahure bagiye bashyiraho, ni inzu y'agatangaza. Ubu ni se miliyoni 180 koko kugira ngo haraho bikiba. Miliyoni 180 inzu wayegukana ku byumba 4. Reka dukomezanye noneho no mu gikoni tugende tubereka uburyo igikoni kimeze. Ndebera uburyo utu tubati bagiye badukurasamo, utubati twinshi, urabona ko ari utubati twinshi cyane bagiye bashyiramo. Ni utubati urabona ari twiza cyane rwose. Uvuye kuri salle à manger ugatereja mu gikoni, ibintu byiza cyane. Plafond gypsum, amatara meza cyane. Reka noneho dukomezanye no muri aka gastoke, nye mureba uburyo kameze. Urabona ko ari agastoke keza, banyerekere cameraman ugenda ubereka ibintu byose uburyo bimeze. Iri hano hasi bita twijana mu iki cyumba cya mbere twita icy'abashyitsi. Urabona ko gifite urumuri ruhagije kubera iri dirishya bagiye bashyiramo. Ni inzu nziza mo kabyarame. Reba plafond gypsum, icyumba kirahagije. Cameraman igenda ubereka uburyo ibintu byose biplashijemo neza cyane. Urabona ifite urumuri ruri hanze rutuma umushyitsi rwose atinubira umwijima. Reka dukomezanye no ku bindi byumba byose byo hejuru. Icyumba noneho kikagira na toilette yacu, urabona ko ari toilette isanzwe. Cya cyumba cy'abashyitsi nababwiye turacyari hasi, ntabwo turajya hejuru ngo tujye tubereka. Turi kuva mu bwiza tujya mu bundi. Iki cyumba ni kinini nacyo gifite ndetse na toilette yacu. Noneho reka tuzamukane hejuru tubereke uburyo ibintu bimeze. Murabona ko iki cyumba ni ukuvuga ngo aka ni aka ofisi bakoze hano, nako gafite idirishya ryako, nubwo wenda tutakise nziza cyane. Hanyuma reka tuzamuke hejuru tugende tubereka uburyo ibintu bimeze. Tukiri kuzamuka izi esikariye tubona amatara meza, ni ukuvuga ngo izi esikariye zacu murabona ko zitavunanye, ni esikariye uzamuka gake gake kugira ngo ugende ushyika hejuru kuri bya byumba byo hejuru. Ndebera amatara bashyizemo, undebere n'urumuri bagiye bashyiraho. Urabona ngo ari ududirishya twiza bagiye bashyiraho dutuma urumuri rubasha kuba rwiza cyane. Reka dukomezanye hejuru tubereke ibindi bikurikira.
Niba rero muri ya salo yo hejuru nababwiraga tugitangira video yacu, urabona ko ari ya salo nayo nini ifite naryo idirishya ibasha kuguha urumuri rwiza cyane. Plafo nababwiye ko ari gypsum. Iyi nzu ni nziza kuri miliyoni 180 n'agatangaza. Reka dukomezanye ibindi byumba tugenda tubereka uburyo bimeze. Urabona ko twageze muri ya koridoro ibasha guhuza bya byumba bitatu byo hejuru. Ni ukuvuga ngo hano hari icyumba kimwe ndetse n'aha hakaba ikindi n'aha hakaba ikindi. Ni ukuvuga ngo ni ibyumba bitatu biri hejuru. Reka noneho tubanze dusure bya byumba bibiri biri hejuru, hanyuma master bedroom turaza kuyisura. Ni ukuvuga ngo kuri miliyoni 180 inzu yaba iyawe mu kanya nk'ako guhumbya. Bya byumba rero dore ni iki ngiki ndetse n'iki ngiki, hanyuma bihurira ku iyi toilette kugira ngo ibone. Ni ukuvuga ngo hejuru hari ibyumba bibiri ndetse n'aya master bedroom tutarageramo. Ni ukuvuga ngo iki cyumba ndetse n'iki kibasha guhurira muri iyi toilette. Reka noneho dukomezanye tugende tubereka ibyiza by'inzu yacu. Ako twinjiye muri cya cyumba cyacu gifite ndetse n'idirishya ryacyo ribasha kuguha urumuri ruhagije cyane. Iyi nzu ni nziza kuri miliyoni 180 yawe. Urabona ko cya cyumba gifite baliko yacyo, ngira ngo mugenda mubibona, gifite baliko nziza cyane. Urabona ko nje hano bita ko ninjira muri ya baliko yacu. Reka noneho dukomezanye mu kindi mugende mubasha kureba uburyo ibintu bimeze. Turi kuva mu bwiza tujya mu bundi. Gifite amatara meza, urabona ko noneho muri baliko bashyize itara. Ni ibintu bidasanzwe ubundi kubona baliko ushyiramo itara. Ni kubona ahantu heza cyane. Rebera uburyo design imeze y'ahantu. Urabona ko ari ahantu heza bagiye bakora. Aba ni ibintu bitangaje cyane. Iyi nzu ni nziza pe. Reka dukomezanye ku bindi bice by'inzu. Noneho muri cya cyumba kindi nacyo cyo hejuru kitari master bedroom. Master bedroom ntabwo turayibona. Urabona ko nacyo gifite idirishya ryacu. Iyi nzu ni nziza kuri miliyoni 180, itaje ya miliyoni 180 wayegukanye. Iri hano rwose hafi ya polisi ya Musanze. Reka dukomezanye reba plafo y'igitsina bagenda babwira ko ibintu byose ni amaplafo meza bagiye bakora. Amakaro ubona ko ari amakaro meza cyane bagiye bashyiraho, n'amakaro meza atuma rwose atanyerera. Reka dukomezanye ibindi bice bigize iyi nzu. Ko ari ya dushe, urabona iyi ni ya dushe isiporuta ibyumba bibiri byo hejuru. Hanyuma reka dukomezanye kuri master bedroom. Ndabararitse iyi master bedroom yo n'agatangaza. Abakunzi bacu, ese urabona ko dufite amatsiko ya master bedroom. Reka twinjirane muri master bedroom urebe uburyo imeze. Master bedroom rwose yo ndayibakubuje. Reka dukomeze muri iki cyumba cyacu cya master bedroom. Icyumba ukabyara icyumba kinini cya master bedroom gifite utubati twiza. Ndebera utu tubati. Plafo gypsum. Idirishya risohoka hanze ibasha kuguha urumuri. Banyerekere, urabona ni idirishya rinini ibasha kuguha urumuri ruhagije. Udutara twiza bagiye bashyiramo, udutara rwose twagukundisha iyi nzu. Ifite ndetse na garderobe nziza cyane. Reba iyo garderobe ibasha kukubikira imyenda yawe nta kibazo ufite. Wow, iyi nzu ni nziza ku giciro cya miliyoni 180 ndetse harimo n'ibiganiro. Iyi nzu yaba iyawe. Reka dukomezanye turi kuva mu bwiza tujya mu bundi. Tugiye noneho muri bathroom ya master bedroom. Reka dukomezanye tubereke ubwiza bwayo. Wow, ndebera uburyo bimeze. Ndebera iyi toilette, ndebera ubwiza, ndebera uburyo ingana iyi toilette ndetse n'iyi dushe yayo ni byiza cyane. Ndebera utudusha bagiye bashyiramo, udushaho twiza cyane rwose twatuma iyi nzu urushaho kuyikunda. Ni inzu nziza cyane rwose, mudukurikire iyi nzu tuyibagezeho. Reka rero dukomezanye no hasi tubereke uburyo ibintu bimeze. Master bedroom nako gafite ibaraza, muri kugira ngo mukugenda mureba ibaraza ry'iyi master bedroom. Reka noneho tuze hano tugende tubereka uburyo ringana. Utu design ngira ngo mukugenda mutubona, no tu design twiza cyane rwose kuri miliyoni 180 y'inzu yaba iyawe. Mudukurikire rero kuri Rwanda Real Estate, mujye mubasha kureba updates zigezweho. Mwibuke gukora subscribe, share, like na comment. Murakoze, murakagira Imana n'amafaranga. Kunzi bacu rero inzu naberekaga murayibonye. Ubu noneho wareba uburyo imeze uri hanze, witegeye hanze urimo urareba ibintu byose. Ndebera uburyo imeze. Nuvuga ngo iri ni ibaraza ry'icyumba kimwe, hanyuma rira rikaba ibaraza rya master bedroom ndetse na hano inyuma hakaba ibaraza ya cya cyumba kindi, bya byumba bindi bibiri nababwiraga hejuru. Nuvuga ngo iyi nzu yacu kuri miliyoni 180 yaba iyawe mu kanya nk'ako gumba. Hanyuma mutation ni TikTok, ibyangombwa biba bihari ako kanya no gutatu gukora mutation. Murakoze, murakarama.